Mwaramutse Yesu ashimwe, reka turirimbire Imana. Karibu turirimbe, fungura umunwa usenge, zinduka dushyire Yesu hejuru. Amen. Nabirondora ibyo Imana yakoze, uzi uko mbivuga nta n'umwana w'umuntu wabirondora. Sinzahwema kuvuga ineza ye. Nabirondora nta n'umwana w'umuntu wabirondora. Wabirondora nta n'umwana w'umuntu wabirondora. Yesu ahabwe icyubahiro. Reka dusome Zaburi ya 86 umurongo wa 12 turagera ku wa 13. Haravuga ngo, Mwami Imana yanjye, nzagushimisha umutima wanjye wose, nzahimbaza izina ryawe iteka ryose, kuko imbabazi ungirira ari nyinshi, kandi wakijije ubugingo bwanjye ntibwajye kuzimu ko hasi. Umwami ahimbazwe. Mwami Imana yanjye, nzagushimisha umutima wanjye wose, nzahimbaza izina ryawe iteka ryose, kuko imbabazi ungirira ari nyinshi, kandi wakijije ubugingo bwanjye ntibwajye kuzimu ho hasi. Turashima Imana. Umwaka urashize turi bazima. Umwaka urashize. Imana niyo gushimwa. Reba kuva mu kwa mbere iby'Imana yakoze, hanyuma kandi bikagusengera uyu mwaka wa 2024. Wibuke usenge, ubwire Imana ngo Mana ufunge umwaka, usoze, ugire ibyo ufunze. Ibyakubayeho umwaka ushize bibi ntibizagukurikire. Hari abantu bagenda n'ibintu ugasanga imyaka n'imyaka ibyo bintu barabihorana. Ujye ugira ibyo ufunze umwaka urangiye, ugire n'ibyo ufunguye. Hanyuma kandi ubwire umugambi w'Imana, ibizima bari byo bigukurikira. Umugambi w'Imana, iby'Umwuka Wera yasize, iby'Umwuka Wera yazanye, aba ari byo bizajya biba gusa. Ibindi by'abantu, ibindi byiteshamutwe n'ibidafite gahunda, bihagurutswa n'inkozi z'ibibi na Satani n'abadayimoni, ibyo byose bijye bifungwa ku mazina yawe, ku buzima bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi tukomeza gushima Imana n'umutima wacu wose, duhimbaza izina ry'Uwiteka, kuko Uwiteka iyo ataba mu ruhande rwacu, imbabazi z'Imana yatugiriye uyu mwaka 2024 ni nyinshi. Uhere mu kwa mbere ureba kugeza muri uku kwezi kwa nyuma, kuri iyi tariki ya nyuma isoza ukwezi kwa 12, kandi bigasozanya n'umwaka
wa 2024 ni umugisha ukomeye. Twabonye imbabazi z'Imana muri uyu mwaka. Imana yagiye itubabarira, Imana yagiye itugarukaho. Wagiye ubona Imana igukiza, igakiza ubugingo bwawe. Ntabwo ari ubugingo gusa Imana yakijije, yagiye ikiza no mu mibiri yacu, yagiye ikiza na bene wacu, yagiye ikiza ibyacu n'abacu, yagiye ikiza mu rubyaro. Imana yagiye ikiza ahantu henshi. Turashimira umwami ngo ntibwajye kuzimuho hasi. Ni ukuri ibyashakaga kutwica byari byinshi, ibyashakaga kugabanya imyaka yacu yo kubaho byari byinshi. Ahari ahacu haba haragiye, tuba twaragiye ahacecekerwa, ariko turashimira Imana ko tukiriho. Nyankunda kuvuga ngo zinduka usenge, fungura umunwa usenge. Tugisanze turi bazima bitume dushima Imana. Dushoje uyu mwaka 2024 ni ukuri dukwiye gushima, Imana. Uyu mwaka 2024 hari ibyabayemo, ariko ababaye nanone mu Mana bagiye babona ukuboko kw'Imana. Hari harimo ibigeragezo byinshi, hari harimo ibintu byinshi, ariko nanone abegereye Imana yagiye ibarengera, abisunze Imana yagiye ibabera byose. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusenge Imana. Papa, turagushimiye, ndagushimiye, niwe nyiri icyubahiro. Umutima yacu iragushima. Dufite amashimwe yo kuvugisha iminwa, hari n'amashimwe yo mu mitima, hari na bya bindi wagiye ukora mu ibanga. Mwami, haleluya, kuko tuba twabikubwiriye mu ibanga nyine, nawe ukabikora. Imitima yacu yuzuye gushima, imitima yacu yuzuye gushyira hejuru izina ryawe kubera ibyo wadukoreye. Mwami, duhimbaje izina ryawe ryera, duhimbaje izina ryawe ry'ubushobozi, duhimbaje izina ryawe ry'ububasha, duhimbaje izina ryawe Yesu. Ubwo mu isi no mu ijuru nta rindi zina twahawe gukirizwamo uretse izina ryawe Yesu. Haleluya, haleluya. Ndagushimira Mana, kuva mu kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, kwa karindwi, ukwa munani, ukwa cyenda, ukwa cumi, kwa 11, kwa 12, hari ibintu byinshi wankoreye Mana. Nagiye mbona imbabazi zawe, nagiye mbona ubuntu bwawe Mwami. Wagiye ukiza ubugingo bwanjye, wagiye ukiza Mwami mu buzima bwanjye, wagiye ukiza mu ruhande rwanjye, wagiye ukiza Mwami Yesu. Mwami, muri byinshi narakubonye. Niki nakwitura Mwami? Akira amashimwe yanjye, akira umutima wanjye ushima, akira gushima kwanjye. Mwami, ndagushimiye, warakoze kuhaba, warakoze kumfata amaboko, warakoze kugendana nanjye, warakoze kuvugana natwe. Mwami, ntacyo tugushinja, ntacyo tukugaya. Muri zinduka usenge wagiye utwita, wagiye wumva gusenga umunsi ku munsi, wagiye uduha ubuntu. Ntacyo tugushinja, turagushimira. Wagiye ukora iby'imbaraga gusa. Ibyo wakoze ni byinshi Mwami, ibyo wakoze birahambaye, ibyo wakoze Papa shimwa. Singizwa hafi na kure, singizwa mukiza mwiza. Iyo ataba wowe Mwami, twari kuba abandi, nari kuba uwande Mwami. Ndagushimira Mwami Yesu, kuwakomeje intambwe zanjye, kuwarinze umubiri ndetse n'ubugingo. Icyubahiro kibi cyawe. Ndasenze Yesu, uyu mwaka 2024 urashize. Ndasenze Mwami, kugira ngo ibitagomba kunkurikira mu mwaka mushya ntibikankurikire. Ibitava ku mwuka wera w'Imana bifungwe. Uko umwaka ufunze ukarangira, aba ariko nabyo birangirira, habe nako bifungirwaho mu izina rya Yesu Kristo. Ingabo zari zarahawe ordre muri 2024. Ikintu cyose cyari cyaramagurukiye kitasohoje umugambi, cyari kizi ko kizankurikirana kikambukana nanjye, tubyikuyeho, tubikuye ku mazina yacu, tubikuye ku buzima bwacu. Mu izina rya Yesu, mu mbaraga za Yesu, ibyo bifungwe ntibizongere kwibukwa. Ibyo bifungwe, imigambi y'abakorera Satani biyita Imana atari bo, imigambi y'abayobya, mu izina rya Yesu Kristo byose bifungwe. Ibitarasohojwe Mwami n'abagome, ibyo byose byari bizi ngo bizongera byishyiraho, mu byongera bitangire muri uyu mwaka 2025. Oya, bifungwe mu
izina rya Yesu bitatane mu nzira zirindwi, mu izina rya Yesu inkota y'Uwiteka ibirukane, mu izina rya Yesu ko amaraso ya Yesu Kristo. Turasenze mwami ngo dutwikire muri asiranse y'amaraso yawe, ahubwo papa ibyo wagambiriye aba ari byo twimukana, masezerano yacu arindwe, ubuzima bwacu burindwe, misi yacu yo kubaho irindwe. Turagushimiye mwami, myaka yacu yo kubaho irindwe, utugirire neza uyu mwaka papa, naba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro, izina ryawe rigumye rihabwa icyubahiro, izina ryawe rigumye rihabwa icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye ibyo wakoze uhimbazwe, iyo haleluya, aho ugejeje ukora ushimwe, haleluya. Imigambi yawe myiza kuri twe ni myinshi, ushimwe, haleluya. Umurava wawe ni mwiza, ushimwe kubw'umurava wawe wagaragaje muri uyu mwaka, ushimwe, ushimwe mwami Yesu ku muntu wese wo muri Zinduka Usenge, mu izina rya Yesu. Ushimwe kubw'abagore n'abagabo, ushimwe kubw'abana bacu, ushimwe kubw'abakobwa, ushimwe kubw'abasore, ushimwe. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe, tubura uko tubivuga Mana, ariko umuntu wese uko ayicara akagushima, umuntu wese uko agenda yibuka akagushima, uwakira amashimwe yacu, wakire indirimbo ziri mu mitima yacu, wakira amaturo yacu tugushima, wakire ibihimbano by'umwuka tugushima, wakire za zaburi zacu natwe zacu twiyandikiye zo kugushima, wakire gushima kwacu mwami. Warakoze papa, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe none n'iteka ryose, amen, amen. Umwami ahimbazwe, Kristo ashyirwe hejuru. Mwari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikoro, mbifurije gusoza umwaka neza, mugire iminsi mikuru myiza, mwibuka ko Yesu ari hafi kugaruka. Ntiwibagirwe gukora subscribe na share, kandi ujye uzinduka usenge, ufungure umunwa usenge, uhereze Imana icyubahiro. Shalom.